Nguhaye ikaze wowe uhitamo kubana natwe umunsi ku munsi ukadutega amatwi ugakurikira ibiganiro byacu binyuze kuri Ibango Official. Nk'ibisanzwe uyu munsi rero nanone tugiye kongera turebere hamwe imwe mu migani ya kera, mbese imwe mu migani yakunzwe kurenza iyindi yose, umugani bita Bakame ihenda ubwenge impyisi. Nk'ibisanzwe mugiye kubana nanjye Bayizere Colette. Mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu nagushishikariza wowe utarakora subscribe gukora subscribe kugira ngo tuzacikwa n'ibiganiro tugenda tunyuzaho umunsi ku munsi kuri iyi channel, kandi nimba waranayikoze ugakora like ukaduha comment kugira ngo nimba ufite igitekerezo cyangwa se umugani wifuza ko twazawugana mu kiganiro kizakurikira iki ngiki ukabinyuza muri comment kugira ngo tubashe kubibona, kuko comment zanyu turazisoma, ni ingenzi cyane, mbese ni umusanzu ukomeye. Ikindi kandi nagushishikariza ni ukumva uyu mugani guhera ku ntangiriro yawo kugeza ku musozo, kuko uraza kwiyumvira ukuntu Bakame yahenze ubwenge impyisi kandi itayirusha ubunini. Reka dutangire n'umugani wacu witwa Bakame ihenda. Nk'uko twivuze haruguru, reka dutangire n'umugani wacu witwa Bakame ihenda ubwenge impyisi. Umunsi umwe Bakame n'impyisi byarazindutse. Bigeze mu nzira, Bakame ibwira impyisi iti: nitugera iyo tujya nditwa Bishyitsi, wowe witwe Basangwa. Mbese ubwo Bakame ari kwitwa Bashyitsi naho impyisi ikitwa Basangwa. Biraboneza naho byajyaga. Bishyitsi ati: yemwe bene urugo nimuduhe. Bati murakaza neza. Nuko bene urugo bazana amazimano bazimanira Abashyitsi, nuko Bakame ibwira Warupyisi iti: ntiwumva ko amazimano bayahaye Bashyitsi? Iti: buriya baracyategura yawe Basangwa. Warupyisi itegereza amazimano iraheba. Bwije babereka aho bajya kuryama. Bakame ibwira Warupyisi iti: ndakuzi ko uri igisambo, wihangane ntiwibe tudafatwa bakatwica. Nuko bigiye kuryama, Bakame ishyira inyenyeri ku maso. Bigeze mu gicuku, impyisi irasonza yiyemeza guhaguruka ngo ijye kwiba ihene yabonaga aho mu kiraro. Yajya guhaguruka ngo igende, za nyenyeri ziri ku maso ya Bakame zikamurika. Warupyisi ikavuga iti: humura Bakame naho ngiye. Yamara akanya ikongera ikabyuka igashinga amajanja kugira ngo yirase muri za hene, nanone za nyenyeri zo ku maso ya Bakame zikamurika. Warupyisi iti: aho kwicwa n'imihini ngiye kwihangana, n'inzara ntiribunyice, kandi ndabona bugiye no gucya. Kuko rero bumaze gucya, Bakame irakanguka ibwira Warupyisi iti: ngwino dusezere dutahe. Warupyisi ibyuka iyagayaga, mbese iyagayaga, bisezera kuri bene urugo birataha. Mu nzira Warupyisi ibwira Bakame iti: nitugere muhira ungeragereze, ndumva inzara inyishe. Tubwire abagore bacu bombi baterateranye utwo baraje, maze utumarire ndebe ko uyu munsi nawiriza. Undi munsi biragenda bijya gushaka amahaho, bigera ku rugo rw'umugabo utunze inka nyinshi. Bisara indaro biracumbikirwa. Bukeye Abashyitsi barasezererwa. Bashimira nyir'urugo ko yabahakiye neza, kandi ko bazarata ubupfura bwe nibagera imuhira. Nyir'urugo ati: kugira ngo mumenye ko muzaba mutanabeshya, dore mbahaye iriya nka izabacisha mu nzira. Nimugera imuhira muzanayerekane bamenye ko ino haba imfura.
nuko bashorera inka barataha. Bageze mu nzira Bakame ibwira impyisi iti uramenye umenye ko inka ari iyanjye. Impyisi iti uribeshya cyane, inka turayisangiye. Baratongana. Ubwo byari bigeze mu mpinga y'umusozi hateganye na hamwe baraye. Bakame ibwira impyisi iti aho gupfa ubusa reka duhamagare muri rwa rugo twarayemo maze tubaze uwo bahaye inka. Nuko Bakame irangurura ijwi irahamagara iti bene inka we. Nyiramubande igasubiramo iti ye. Bakame irongera itera ijwi hejuru iti inka ni iyanjye, inka ni iyanjye ye. Nyiramubande igasubiramo igira iti ni iyanjye, ni iyanjye. Bakame iti ese kandi impaka nizishize? Impyisi iremera. Bakame yiharira ityo inka y'izimano yari yasangijwe n'impyisi ikoresheje amayeri y'imvugo ya Nyiramubande. Ku wundi munsi Bakame ibwira impyisi iti dore igihe cy'ihinga kirageze kandi dore uriya murima wacu umaze kuba igisambu. Ngwino rero tugabane imirimo yo kuwuhinga. Njyewe ngiye gufata umuhoro maze neme biriya byatsi, naho wowe uzafata isuka urime aho maze gutema haba amasinde. Namara guhonga ufate iriya suka y'umujyojyo maze uhatabire ibijumba. Nibimara kwera nanjye uzamarira akazi ko kuzabirinda. Impyisi iti ndemeye nubwo ari njye uhaye akazi kagoye kandi kavunanye. Bugicya mu museso Bakame ibaka umuhoro ijya muri wa murima itangira gutema ibyatsi. Mu minsi mike ibirarangije akazi kayo. Imaze guhetura umurima wose niko kubwira impyisi iti dore imvura y'umuhindo iregereje. Fata isuka ujye kuri muri uriya murima, nurangiza uwutabiremo imigozi y'ibijumba. Mu mezi make bizaba byeze tubona ibyo kurya. Bukeye impyisi ifata isuka ijya muri cya gisambu irarima, irangije iracoca, hanyuma iratabira. Bakame yizanira imigozi iti ngaho tera umurima wose. Ihinga rirangiye ikajya ijya gusura umurima kugira ngo irebe aho ibijumba bigeze byera. Ikajya ibeshya impyisi iti mba ngiye kureba niba ntawatwoneshereza. Uko yagendaga gusura umurima yaracukuraga igakuramo utujumba tweze igahekenya. Byaje no gutinda ikajya ikura ibyeze igashyira umugore wayo agateka akarya. Igiye kurangiza umurima wose iwusarura wenyine ibwira impyisi iti bya bijumba byacu ibisambo byarabyibye, ngwino ujye kwirebera. Bukeye impyisi iherekeza Bakame no mu murima. Impyisi irebye irumirwa iti shahu Bakame waramemukiye, ngushinge kurinda umurima none barawurogoje hasigaye ikivi kimwe. Bakame iti ndinda umurima ku manywa abajura bakaza nijoro, kandi urumva sinarara mu gasozi. Nuko Bakame ibwira impyisi iti umva kiriya kivi gisigaye ejo abagore bacu bazaze bagikure maze twe gutaha uko twahinze. Bwarakeye Mukabakame na Mukampyisi barahahurira, umwe atahana agatebo k'ibijumba undi akandi. Mukabakame abwira mugenzi we ati sinari nzi ko uyu murima tuwusangiye. Umugabo wanjye yajyaga azana ibijumba ngateka tukarya, nkagira ngo ni umurima twihariye. Mukampyisi irita mu gutwi. Ageze muhira ibaza umugabo ati wajyaga umbwira ko wa murima w'ibijumba dusangiye no kwa Bakame, kandi ukavuga ko rubanda bawuyogoje bacukura ibijumba nijoro, naho ni Bakame ibyiba? Impyisi irarakara iti reka njye kubonana na kariya kavuna muheto. Igeze kwa Bakame itangira gutonoma. Bakame igira ubwoba ati iriya nyenya nayikizwa n'iki kugira ngo icururuke?
Bakame irayibwira iti usanze ngiye kugutumaho umwana ngo untabare kuko yanka yanjye yaguye mu mushari, mbese nyine yashaye mu gishanga. Impyisi ibyumvise iracururuka iti mwana wa mama ntareka kugutabara wagize ibyago. Nuko biragenda bishoreranye no mu gishanga aho Bakame yatabitse amahembe ya yanka yayo imaze kuyirya. Bihageze Bakame ibwira Warupyisi iti ndakuzi n'ingufu zawe, umenye ufate amahembe ukurure witonze utayica ijosi kuko yatebeye hasi mu kuzimu. Impyisi iti humura nditonda. Igikurura haza amahembe yonyine. Bakame iriyamira iti ubonye ibyo ukoze wagihubutsi we, inka se kuyiciye ijosi ukaba usigaranye amahembe yayo mu ntoki, inka yose iri mu gitaka turayishayura gute? Nuko impyisi na Bakame biratongana cyane bitandukana ntayisezeye ku yindi. Ngaho aho urwango n'impyisi na Bakame rwaturutse. Wiyumviye rero aho urwango rw'impyisi na Bakame rwaturutse. Ndagushimiye wowe uhisemo kubana natwe guhera ku ntangiriro y'iki kiganiro ukaba ugeze ku musozo. Umusanzu wawe ni ingenzi kuri twebwe. Niba utarakora subscribe wayikora ndetse ukaduha na like ugasharinga n'ibiganiro byacu kuri bagenzi bawe. Kandi niba hari ikiganiro wumva ko twazakuganiraho mu kiganiro kizakurikira iki ngiki wabinyuza muri comment. Ndabashimiye.